ngo azajya mu rubanza, ngo azajya mu muriro utazima. Ndayitabi wawe rero umunsi umwe agiye kuryama, bakamirangije yigira inama yo kubanza kurya amatwi iba arikuraho. Bajya mu rubanza rwa Yezu na se na nyina Mariya. Ntabwo nkwiye kujya niganyira ibibazo ko ejo nzaba merewe. Ntabwo nkwiye. Muraho basore beza, muraho. Yego. Muraho. Nge nitwa Pasiteri Katapira. Nkora umurimo w'Imana, mbasanze gutya mugenda nanjye ndi kujya kubwiriza, ariko ntacyo byabitwaye rwose. Twumvi hamwe ijambo ry'Imana nkagira icyo mbabwiraho. Siko biri yemwe. Haleluya. Mugabura. Bavandimwe rero ndabona rwose mutari gushaka kunyumva, ariko ntacyo, reka dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushimye turaguhimbaje rwose kukomeje kubana natwe ukabuturinda rwose kandi ko turi abanyabyaha. Shimye rwose kandi turaguhimbaje. Niko nkaka kanya none twongeye kukwereka rwose ijambo tugiye kumvira hangaha, uduhe kuryumva ndetse rigiriho ridukura naho ritugeza. Urakoze Mana, tugushimye kandi tugusaba mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Bavandimwe rero, nagira ngo rwose muze kumfasha gato mu ntiza amatwi maze dusenge, ariko nanone dushima Imana. Bene data haranditswe ngo, ariko nimutumvira Uwiteka mukagomera itegeko rye, ukuboko k'Uwiteka kuzabakoraho nk'uko kwakoze kuri ba sogokuruza. Reka mbabwire ko ijambo ry'Imana ariko dutegeka kumvira Uwiteka. Sibyo bavandimwe? Shit. Tugomba kumvira Uwiteka hariho hose. Turasoma kandi nanone irindi jambo ry'Imana ryanditswe muri Yohana ibice 15 n'umurongo wa 7. Haranditswe ngo, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bavandimwe rero, nk'uko rwose ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo twige gusaba kandi tumenye ibyo dusaba, ahangaha ijambo ry'Imana riratubwira ko ibyo dusaba byose tuzabihabwa. Dupfa kuba tubisaba twizeye kandi tubisaba Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Ushaka cyose kandi rwose ugisabira ku Mana wizeye. Imana ishimwe cyane. Maze rero reka mbabwire ikintu kimwe. Hari agatekerezo njya mbwira abantu, nagira ngo nawe nkababwire wenda kabafasha uno munsi. Igihe kimwe bavandimwe, abantu batanze amatangazo babwira abantu bose ko hari impyisi ziri hanze batagomba kujya bagira bate basohoka hanze mu ijoro. Nuko abantu barabyumva, ndetse amatangazo atangwa ahantu henshi cyane, mu nsengero, batangwa ahantu hose mu masoko, ndetse no mu nzira hose ugasanga amatangazo arahari ku buryo abantu bose bari babizi. Ikintu gikomeye cyane. Hari umugabo umwe bamwitaga Ndayitabi. Ndayitabi wawe rero umunsi umwe agiye kuryama yibuka ko ataguze itabi. Yakundaga itabi cyane. Umunsi umwe rero amaze kwibagirwa gutyo, arabyuka aravuga ati, "Jewe rwose ngomba kubona itabi." Aravuga ati, "Ariko ntago ndi bujye kurigura kuko wenda nawe yatinyaga za mpyisi." Yigira inama yo kujya kurisaba ku muturanyi we. Mbere yo gukingura ngasohokera abanza aravuga ati, "Ariko ndabigenza gute?" Afata umwanzuro ko ari busoke yirukanka. Aravuga ati, "Ndagenda nirukanka ndisabe ku muturanyi wanjye, nongere ngaruka nirukanka maze ndebe aho mpurira ariyo mpyisi." Haleluya bavandimwe. Nuko akimara gukingura, akigera hanze maze ya mpyisi ihita imufata iramwica. Bavandimwe, nuko nguko. Hanyuma impyisi irangije ifata Ndayitabi, ubwo yari amaze gupfa, imuragiza Bakame. Bakame yari iri aho ngaho. Impyisi irayibwira ati, "Rero Bakame, sigara aho ngaho ndebera uwo muntu, hanyuma ngiye gushaka abandi." Ati, "Ariko ntukoreho, ninza ndakwihembera." Impyisi iragenda. Bakame isigarana na wa muntu uri aho ngaho, itangira kumwitegereza, iravuga ati, "Se
amerwe yari yayishe ninkuraho ukuguru impyisi irabimenya ninkuraho ukuboko impyisi irabimenya Bakame irangije igira inama yo kubanza kurya amatwi iba arikuraho Bakame ikuraho amatwi irayarya maze muri ako kanya impyisi igaruka nta wundi muntu yabonye ihageze yitegereje wa muntu isanga amatwi yariwe ibaza Bakame ati ariko Bakame ko nakuragije uyu muntu nakubwira ni munsigaranire ndaza nkwihembere ko wanyumukiye koko ibi nibiki wakoze Bakame iterego uyu muntu nta matwi yagiraga iyo aza kugira amatwi ntago yari gusohoka mu ijoro kandi abantu baratanze amatangazo hose ko nta muntu ukwiye gusohoka mu ijoro saa 12 bose babizi uyu muntu nta matwi yagiraga nuko impyisi irabireba nayo iravuga ati koko birashoboka bavandimwe rero iki gitekerezo kirahura neza n'abantu bo muri iyi minsi barabwirwa ariko ntibumva ikibazo gikomeye cyane nacyo kigiye kuzengereza iyi si turirirwa twigisha nk'uku nguko mu nsengero hose bakiga ijambo ry'Imana bakababwira ati mwumvire Uwiteka ibi nimukwiye kuba mubikora ariko barangiza bakanga bakabirengaho dore bagiye kuba nka Ndayitabi rwose uko byamugendekeye bavandimwe rero rwose nagira ngo muze kumva neza iri jambo maze wumva ashaka guhindukira ambwire rwose arapfuka maze tumusengera Imana abashe kugira gute kwakira agakiza niba wumva rwose iri jambo rigukoze ku mutima pfukama rwose maze tugusengera Imana ndagira ni rero ibyo ari byo byose ijambo ndibuze kubavuga namwe muraza kuba murisubiramo ndabona nawe rwose wenda kuba ushaka gupfukama nibyo rwose jya hasi rwose upfukame maze tugusengera amagambo ndibuze kubavuga haleluya bene data muraza kuba muyasubiramo ngaho musubiremo aya magambo mwami Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje rwose tuje imbere yawe kwihana turi abanyabyaha ntidushaka kongera gusubira mu byaha nta nubwo dushaka kuba nka Ndayitabi dufashe tuba abana bawe amen murakoze cyane what the fuck muhigi ariko se muhigi je ntabwo amagaye ntabwo uri kunyumva we ntabwo uzi ndi gukwepa sha ariko se narebye n'ibiki wambayira uvuye ugapfuka munwa none ugiye ugapfuka amatwi cyangwa ni kariso wambaye ayurone byita uko ushaka urabona bari abantu bari hariya abahe bariya bahagaze hano nababonye barabari hariya none bari kuvuga ibiki simbona bari gusoma ijambo ry'Imana wabyumvishe bari kuvuga ngo umuntu utumva ngo cyangwa ngo akurikize ibyo bavuga ngo azajya mu rubanza ngo azajya mu muriro utazima none wagakwefesi yabashyiramo ngo uzumva byinshi ntabikurikize ngo azabibazwa none ngenge kumva ibyo bintu byabo numve byinshi nzaje mu rubanza njye mu muriro utazima ngewe rero ikibazo ngiye ntabwo njya menya kuburana imanza zose naburanye zaransinze ibyo ngibyo neke kubikurikira kuko birimo amagorane menshi nzaje mu rubanza rwa Yezu na se na nyina Mariya why are you running umwanzuro nafashe rero iyo mbagezeho ngiye mfuka amatwi undi nkigendera umwanzuro wafashe to umwanzuro nafashe abo mwankereza surprise motherfucker ako muhigi nawe urasetse